Imyaka 20 irashize hatangiye inama y'igihugu y'umushyikirano, urubuga abanyarwanda duhuriramo tukagaragarizwaho gahunda za guverinoma zigeze zishyirwa mu bikorwa, tugatanga ibitekerezo, tugasasa inzobe, tugafata ingamba zo gusigasira ibyagezweho, kandi dufatanyije ibibazo tukabishakira ibisubizo birambye. Nubwo igihugu cyacu cyahuye n'ibibazo birimo COVID-19 n'ibiza byibasiye abaturage mu bihe bitandukanye nk'ibyo muri Gicurasi 2023, guverinoma yakoze byinshi bigamije guhindura imibereho y'abanyarwanda bikubiye mu ntego yari yihaye muri gahunda y'iterambere y'imyaka 7. Ibikorwa byakozwe muri iyi gahunda y'imyaka 7 byazamuye ubukungu bw'igihugu ku gipimo gishimishije. By'umwihariko umusaruro w'ubuhinzi warazamutse ndetse abaturage bashishikarizwa kwibumbira mu makoperative. Mbere na mbere nabonye ubumenyi muri nje bw'amahugurwa kuba ndi muri koperative. Ayo mahugurwa rero yatumye mfunguka ndakora ku buryo ubu mfite inzu y'ubucuruzi. Ubu naguze moto iri mu muhanda ku buryo ubu ntakigenza amaguru. Ibyagezweho mu buhinzi byakomotse ku ngamba zafashwe zirimo gufata neza ubutaka, kuhira ndetse no guhinga ubutaka bwose budatuweho no kwegereza abahinzi imbuto n'ifumbire. Gushishikariza urubyiruko gukora imishinga y'ubuhinzi no kongerera agaciro ibibukomokaho nabyo byagize akamaro kanini. Ubuhinzi abantu babirimo n'abantu bakiri bato kandi n'abantu bafite imbaraga, ubona ko hari icyerekezo gihari. Nka kampani yanjye twohereza imboga n'imbuto mu mahanga, twohereza rusenda, avoka n'imiteja. N'igihugu cyacu kigenda kigaragaza ko ubuhinzi bufite icyerekezo, bakazana imishinga itandukanye, navuga urugero nka SIDAT. Mu byo gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 yashyize imbere harimo ubukungu bushingiye ku bumenyi n'ikoranabuhanga, ndetse yanashyize kuri murandasi serivisi nyinshi abaturage bakenera ku buryo bazibona babyikoreye. Uyu munsi abanyarwanda barenga 93% bafite ubushobozi bwo gukoresha serivisi z'imari zibazanira inyungu, zirimo kubitsa no kugurizanya hakoreshejwe ibigo by'imari bitandukanye na serivisi za mobile money. Kandi guverinoma ikomeje gushyira imbaraga mu kugeza murandasi hose mu gihugu no kugeza telefone zigezweho ku baturage ba mikoro make, ishaka abafatanyabikorwa kandi kanashyiramo nkunganire. Mu Kuboza 2020 amashanyarazi nayo yari amaze kugezwa mu mirenge yose y'igihugu nyuma yo gucanira umurenge wa Kibangu mu karere ka Muhanga. Ibi byahinduye ubuzima bwa benshi kuko byatumye mu bice by'icyaro hahangwa imirimo ibyara inyungu idashingiye ku buhinzi. Mu bindi by'ingenzi byakozwe hashyizwe imbaraga mu koroshya ubuhahirane no kugenderana. Nyuma y'akarere ka Gisagara kabonye umuhanda wa kaburimbo mu 2019, ubu nta karere na kamwe gasigaye mu bwigunge. Abaturage b'intara y'Iburasirazuba n'iy'Amajyaruguru barahahirana nta nkomyi nyuma y'itahwa ry'umuhanda Nyagatare Gicumbi Base, mu gihe umuhanda Huye Kibeho wabaye igisubizo ku bikorwa by'urukerarugendo bushingiye ku iyobokamana i Nyaruguru. Hirya no hino mu gihugu hubatswe ibigo by'ubuvuzi, hashyirwa na zimwe muri serivisi ubusanzwe zatangirwaga ku bitaro bikuru, maze bigabanya impfu z'ababyeyi n'abana zaterwaga no kutabona serivisi hafi n'igihe gikoreshwa ngo umuturage agere kwa muganga. Ikindi kandi serivisi z'ubuvuzi mu Rwanda zateye imbere, ndetse igihugu kirimo gushora imari mu nganda zikora imiti n'inkingo. Mu burezi ibyumba by'amashuri byarubatswe, umushahara wa mwarimu uriyongera, abarimu barahugurwa n'abanyeshuri batangira gufatira ifunguro rya saa sita ku ishuri. Ibintu byongereye ireme ry'uburezi ku buryo bugaragara. Guverinoma ikomeje gushyira imbaraga mu kureshya abashoramari na ba mukerarugendo no mu kwakira ibikorwa mpuzamahanga, byinshi muri byo biteza imbere ubushobozi bw'urubyiruko kandi bikaroha akazi. Ibitaramo mpuzamahanga bimaze iminsi biri kubera mu Rwanda byatugiriye akamaro nk'aba-performers muri rusange, kubera ko nabyiniye Kendrick Lamar, nabyiniye Davido, nabyiniye Yemi Alade. Abo bose n'abantu nafanaga cyane ndi gukora. Nkanjye nka young designer kuba narambitse muri bamwe ba performance muri Trace Award ni ikintu kinini cyane kuri njyewe, kuko byari nk'inzozi zibayimamo. Ntago nari nzi ko nabasha kwambika umuntu ugiye guperforminga kuri stage nini nk'iriya. Imihigo irakomeje ngo tugere ku byo twiyemeje mu cyerekezo cya 2050 birimo ko u Rwanda ruzaba rutakibarizwa mu bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere.
kongera umusaruro w'ibyoherezwa mu mahanga, gukomeza gushyira ikoranabuhanga mu bikorwa by'ubuhinzi kugira ngo turusheho kwihaza mu biribwa, gukomeza guteza imbere imijyi yunganira Kigali, gukomeza kuba igicumbi cy'inama mpuzamahanga, imyidagaduro n'ubukerarugendo, hanubakwa ibikorwa remezo biri ku rwego rukwiriye, kongera imbaraga mu guteza imbere urubyiruko, kurutoza indangagaciro nyarwanda, ubumwe n'ubudaheranwa, no kuruha ubushobozi n'umwanya byo kubaka igihugu. Ni urugendo rusaba imbaraga n'ubwitange bya buri munyarwanda, twese hamwe dufatanyije tugakomeza kwiyubakira u Rwanda twifuza.